Ariko baby ndamutse ndohamye mu mugezi ndi kumwe n'umwana wanjye w'umukobwa w'imyaka 9 kandi noneho ukaba ufite amahirwe yo kuba watabara umwe muri twe. Watabara nde? Ese ubundi we kukiri umunambaza utyo nyine nawe urabyumva neza none natabara. Ngo iki? Ubu ushatse kuvuga ko umukobwa wanjye w'ikinege bamureka agapfa? Okay. Ngo nyine natabara umukobwa wawe. None ubwo ninjye wareka nkapfa? N'imyaka yose tumaranye koko? Tuzi ariko bebe ni wavuze ko umuntu afite gutabara umuntu umwe koko. Ariko urabizi nanjye noneho kugira ngo ibintu byorohe nanjye nakinaga muri uwo mugezi ubwo nanjye nkarohama twese tugapfira hamwe. None ushatse kuvuga ko watureka nje n'umukobwa wanjye tugapfira muri uwo mugezi? Umva ibyo birahagije. Ubundi ibi byose ni ibyiki? Nope. Nta nubwo unyitayeho koko. Ntabwo nakubwiye ko nanjye nakinaga mu mugezi twese tugapfira hamwe. Katuvuge ngo uri mu nzira imirashye kandi muri iyo nzu ufite amahirwe yo gukuramo ikintu kimwe. Harimo umukunzi wawe urwaye urembye, ATM card iriho yasaga miliyoni 100, Bibiliya ndetse na mama wawe ngo wakuramo iki? Aho ngaho ni byoroshe pe sinabishobora. Okay, aho nta kibazo. Sheri reka wenda tuvuge nk'umuntu agwaye amadolari $5,000 koko. Nyine nk'umubita urushi. Koko wari unkubita? Bebe umuntu avuga ngo umuntu amaye amadolari $5,000 ngo nkukubite. Umva nagukubita ibingibi biri seri. Uvuze ngo iki? Ubu wankubita koko? Umva ahubwo nimba utari unabizi baramutse bongeye amadolari 50 yonyine atageze no kwijana nakubita nyoko, iso, anti, yanko, abavandimwe bawe n'umuryango wawe wose ndetse n'igicucu cyawe nacyo nkagikubita. Yesu! Ariko ubundi Sheri ubundi urankunda? Yego hani rwose ndagukunda pe. Okay hani nyine wenda reka mbishyire muri ubu buryo. Urebye meze nka telefone hanyuma nyine wowe uri simukadi zanjye kandi wabizi nta telefone ishobora kuba adafite simukadi. Wow ko numva urwo rukundo rurenze da. Ariko nyine wibuka yuko ari za telefone ziyemo nyine simukadi ebyiri. Yesu! Ngo nguki none ushatse kuvuga ko ufite undi mukobwa ku ruhande noneho? Oya rwose Sheri tuzerega nikiniraga kuko nyine urebye wenda yaba ari wowe n'umugore wanjye gusa. Rwose hani nkubwije ko ibintu bimaze kundambira. Nyine urebye impamvu si yindi ejo nahe nomero zanjye Trump kandi rwose ubu ngubu urebye sinshobora kuryama ngo nsinzire. Uvuze ngo ki? Nyine we ushaka kwifata nk'ubusazi ariko nyine arampamagara buri munsi ansaba ko namugira inama. Ahubwo se ibaze nawe ejo bundi byumweru byashize yarampamagaye ambwira ko umukobwa agiye kurongora nabase n'ubundi n'umukobwa wagiye kurongorwa ibyo bivuze iki? Ikintu cyashize noneho rero Jiza agize gutya nyohereza message arambwira ngo nimuheze autographe yo guhereza umugore we Beyonce. Sheri niyo mpamvu ngukunda rega na mbere tujya gukundana nanze ko kuri umustar urenze. Ahubwo nyine ikintu cyantangaje nukuntu yashoboye kubona nomero zanjye. Noneho kandi si ibyo gusa urebye guhera igihe nahera amafaranga Bill Gates yo kuzamura Rwanda rwa Microsoft. Buri munsi nta munsi bwakwira ataje iwanjye aje kuntesha umutwe ansaba nyine ko nawe namufasha ngarebe ko nawe yatera imbere. Kandi nyine n'umukobwa wa Bill Gates ejo nimperutse kumuborokinga bitewe nuko yirwaga ntesha umutwe ampamagara kuri telefone. Nope. Kandi nyine nyohereza message bwa hato na hato ansaba ubushuti ansaba nyine ko namwemerera ariko nyine numva nta kintu na kimwe namufasha. Kandi noneho kubera ko ejo nagurira na imodoka nshyashya ya Benz mise neza itangiye kunesha umutwe n'umugurira ariko nyine nahise nyimugurira munsi y'ibishize. None kirenze kuri ibyo ubu ndabizi neza ntabwo uri bwemere yuko ejo ni banka y'isi iherutse kunguza amafaranga kandi rwose urebye ndiwe mfite impungenge zikomeye cyane ko badashobora no kuzanyishyura. Hewe ndarushye igihe cyose. Ariko ubundi uri murambeshya ngo nuko ndagakobwa gato gafite imyaka 17 ngiye ubundi sinjya nkunda abantu babeshye nta nubwo nzigera nkururwa nk'abantu nkamwe. Ariko papa ngiye buri gihe nkunda kwibaza ngo nukubera iki umusatsi w'abasaza ukunda kuba ari umweru cyane cyane nk'uwo wawe. Urabona igihe cyose nyine umwana akiri mutoya akunda kutesha umutwe se cyane. Rero wa musatsi we uhinduka umweru nyine bitewe n'ibyo. Noneho mize sobanukirwa impamvu umusatsi wa sogokuru ari umweru cyane nuko nawe wari nkubaganye. Papa umbabarira ariko nagira ngo mubwire yuko hari umukobwa nakunze kandi numva namushaka kwe. Ntiyumva se ashaka kumaje kuba umuntu w'umugabo. Komereza aho rwose. Nese undi umukobwa yitwa nde? Yitwa Sandra wa mukobwa wo duturanye. Aho gwibuta nabimbwiye. Yewe data we. Umva mwana wanjye rero aje nje kubwira ariko nsezanye yuko utazabwira mama wawe rwose. Urabyumva neza?
ase mwana wa ubundi wari uzi ko Sandara ari mushiki wawe ra? Umva rwose mwana wa ndakwinginze umbabarire, ariko rwose nanjye umbabarire, sinjye ni ibintu byaje nyine nk'impanuka, ariko mbabarire ntugire ikintu ubwira mama wawe sibyo? Rero wowe taha ujye mu rugo sibyo, hanyuma ngiye ku kazi kujya kureba ibipapuro nyine nasizeyo, ariko mbabarire ntugire rwose ikintu ubwira mama wawe na kimwe, kuko ndabizi neza ubwo ugiye kujya nyine uvuga amagambo menshi cyane. Yego papa, nta kintu ndi buvuge. Ase mwana wa ubundi wari uzi ko Sandara ari mushiki wawe ra? Umva rwose mwana wa ndakwinginze umbabarire, ariko rwose nanjye umbabarire, sinjye ni ibintu byaje nyine nk'impanuka, ariko mbabarire ntugire ikintu ubwira mama wawe sibyo? Oya rwose nibishoboka ngomba kubimubwira nawe akabimenya. Mama agomba kumenya ukuri ku byerekeye ubuhehesi bwa papa. So ubundi ubu nibyo kwera imbura umukobwa mwiza nk'uriya, kandi yari yamaje no kunkunda. Nibishoboka rwose, nibishoboka, nibishoboka we, nibishoboka. Mwana wanjye ko ndeba uyu munsi waje wafunze isura, noneho byakugendekeye bite? Mama unyihangane rwose, narakariye papa cyane. Ni gute nakundana n'abakobwa bagera kuri 3 yarangiza? Ngo nguki? Ntago ndimo ndabyumva neza. Yarambwiye ngo nta numwe nshobora gushaka kuko bose ababereye se. Ngo nguki? Ntago ndimo ndabyumva neza. Yego rwose mama. Umva rero mwana wanjye, ni wowe ukwiye gushaka uwo wifuza kandi ukeneye, bityo rero ntiwumve byose akubwira. Reka so yirate nagazi ko kutari umwana we. Ese ubu ko kurakora iki hano? Ubundi ubwo wandetse njyenyine. Ariko Pete, ko ndewe uyu munsi wataye umutwe byakugendekeye bite? Ahubwo se wowe kuva ryari usoma ibyo abantu batekereza? Ariko bebe, wari uzi ko na ya mayinite wanguriye ejo bundi yashize? None se nimba yashize? Urabona noneho ngenda umushinga ufasha abatishoboye. Ariko se Sweetheart, ufite ikihe kibazo? Ikiruta ahubwo urebe ibikureba. None se ubundi uri umukinnyi w'umupira? Ndi umukinnyi nyine. Ahubwo se ntabwo uzi ko Chelsea iri kunshaka ngo nyibere umukinnyi? Ariko se ubundi buri gihe kumbwira ngo urankunda, ubundi washobora kumpfira? Njye izina ryanjye niba utarizi banyita Petero Nzukira, ntabwo ndi Romeo. Ya minota wari wanguriye iri buze kurangira vuba, none ubu ndabigenza ne? Nope. Gurishira telefone yawe ya Infinix, noneho ugure Nokia gatoroshi. Uyu munsi ndaza kurara iwawe nizere ko nta bintu byo kunyinisha uri buze gukora. Oya wowe nyizera, twarara tureba ijoro ryose paka bukeye. Ahubwo kanizere ko utazanshenjagurira umutima. Ubwo nyine niba utari butege ku mutwe w'inyundo. Ngo nguki? None se ahubwo uyu munsi wansohokanye? Ngwiki? None se ngiye urimo ni gereza? None se uyu munsi amasomo arangiye waza kwibuka ukaza kuntura ku ishuri? Uri ibishyimbo se cyangwa uri amasaka? No. Ariko Pete, wajya ureka kuba umwana mubi bigezaho. Uzi ko ndimo ndakeka ko nabuze imihango. Rero ubwo saba muganga guha ikindi kinini kizagukuriramo indarubumu. Ngo nguki? None se ubundi Pete, washobora kubona imodoka ra? Ese ubwo renda umbaza gutyo, so yari afite imodoka ubwo yari ari muri segonderi? Noneho sheri, uyu munsi nanezerewe cyane, kubwo uyu munsi twujuje imyaka 3 tubana. Ariko ubundi hari ikintu ushaka kukwibariza mbere yuko tuzanira keke. Ubundi waba warigeze kunca inyuma? Ariko sheri ubundi koko urumva kukimabaza ikibazo ubundi? Umva rwose ntabwo ari ukwimbaza ikibazo kimeze gutyo kuri uyu munsi wacu wo kunezerwa. Yego nta kibazo, ariko nyine ndashaka kubimenya. Sawa nyine wenda nta kibazo, ariko nyine urareba nabigize inshuro 3. Inshuro 3? None se ubundi ni ryari na ryari? Nyine sinzi niba bibuka 2018 igihe nyine ashaka gutangira business ku giti cyawe, ariko nyine wajya kuri banke ushaka inguzanyo bakayikwima. Hanyuma nyine nibwo wa mugore ukuriye banke yazanye nyine akaza mu rugo akadusinya impapuro by'inguzanyo, ariko nyine akabisinya nta kintu na kimwe akubajije. Yo, ibyo byose wabikoze ubikorera njyewe? Aho ngaho rwose nta nubwo nanakurakarira.
none se ubundi aha kabiri byagenze gute? nyine uribuka 2019 igihe wahuye n'ikibazo cy'umutima gikomeye cyane kandi none ukaba wari ukeneye no kubagwa. Hanyuma nyine abaganga bose akaba nta n'umwe wifuza kuba yanakubaga. Hanyuma nyine uribuka ukuntu Dr Mutesi yemeye kuza nyine akaza hano mu rugo aje nyine kuyanga kubaga wewe ku giti cye. Wemeye gukora ibyo bintu byose ubikora ku bwanjye kugira ngo unyirize ubuzima koko? Kuba waremeye gukora ibyo bintu byose, ibyo bigaragaza ko unkunda by'ukuri sheri. None se ubwo urumva nahera hehe nkurakare? Ahubwo mbwira ku nshuro ya 3 byagenze biti. Nyine uribuka kuno kwezi igihe washaka kuba umukuru wa koperative y'abagore ariko nyine akaba ari abagore 17 bari banze kugutora. Ngo nguki? None se ubwo ushatse kuvuga yuko ko abo bantu 17 bose baba bakoreye byamfura mbi? None se ubundi warasaze cyangwa wahindutse isaki kimasa cyangwa isekurume? Sha uyu si umugabo ahubwo ni icyorezo.